Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi. Bakunzi bacu, bakunzi ba God's Kingdom TV, twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko tumaze iminsi tuganira ku byanditswe, by'umwihariko twagiye duhera ku kiganiro cyakozwe na Haji Sege, aho tumaze igihe kinini dusuzuma tureba ibinyoma biri mu kiganiro yakoze kuri Dawa TV Rwanda, Dawa Rwanda TV, aho iki kiganiro cyari gifite umutwe uvuga ngo waruzi aho Bibiliya yavuye, Korani se yo inkomoko yayo urayizi. Hanyuma tumaje kurebamo ibintu byinshi cyane. Ubu rero uyu munsi nifuje ko dukomeza twumva agace k'ikiganiro, hanyuma tukaza no kuwugenzura, tugasuzuma tukareba niba ibyo avuga harimo ukuri cyangwa se ibinyoma. Ngira ngo maze iminsi mvuga amagambo aboneka muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, umurongo wa 31 n'uwa 32, avuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri, ukuri kubabature. Ni ngombwa rero ko tumenya iki byanditswe bivuga kugira ngo twirinde kuyobywa n'abigisha bavuga ko bigisha inyigisho cyangwa se amagambo y'Imana. Reka dutege amatwi twumve, tubone icyo tuza kuganiraho uyu munsi. Murakoze. Imana bavuze muri Bibiliya harimo amagambo y'Imana n'amagambo y'abantu. Iyo ni ukupuva amagambo y'Imana. Sasa Yesaya 44:5, umva amagambo y'Imana. Yesaya 44:45. Umurongo wa 5. Bakunzi bacu, maze igihe mbabwira ko igihe cyose uzabona umuyisilamu akwigishije akaguha referanse, ni ngombwa kujya kuyisoma kugira ngo nawe ibyo akubwira usuzume ishingiro ryabyo, usuzume ko ntabyo ahisha. Dore ko rimwe mu mahame yo kwigisha Islamu ni iryitwa takia, ririmo guhisha, ugakoresha ibinyoma, ugahisha ukuri kugira ngo urwane kuri Islamu. Kubera yuko icyo maje kubona nuko bigoye ko abigisha Islamu bashobora kuyigisha badashyizemo ibinyoma. Ntabwo ibyo bintu yo ubwayo uroye uko iteye, yubakiye ku kinyoma. Yubakiye ku kinyoma kuti kubera iki? Kubera ko Muhammadi aza bwa mbere yahereye kuri bene wabo b'Abakurayishi cyangwa se Abarabu, hanyuma batangira kubigisha. Arimo abigisha baramuhakana, barabangije guhakana inyigisho ziwe. Nibwo nyuma y'imyaka 12 abonye atagishoboye kubemeza ngo abumvishe uburyo nyine Imana aje kubabwira ariyo Mana y'ukuri, byatumye yimuka yerekeza i Madina, ava i Maka aho yavukiye. Hanyuma aragenda, ageze i Madina habaga abakristo n'abayahudi. Madina iyo ugiye muri Suna n'ahandi ndumva bayita Yathrib. Hanyuma agezeyo naho atangira kubabwiriza, ababwira iby'Imana ye. Hanyuma icyatumye yimukirayo nuko yatekerezaga ko ho byibuza amajije kumva, amajije kubumvisha inyigisho ze nshya azanye, ko bashobora kumwemera. Bamara kumwemerera akabona amaboko, bityo akaba yabona uburyo agaruka iwabo ku ivuko i Maka. Hanyuma agezeyo, ikintu cya mbere yakoze nuko yatangiye kubabwira uburyo
ngo ubutumwa afite buhuye n'ibyabo. Ngira ngo mu minsi yashize hari ikiganiro twakoze tugaragaza uburyo yavuze ko korani yemeza cyangwa se ishimangira ibyo Bibiliya ivuga. Ariko kubera ko abakristo n'abayahudi babigenzuraga bakajya gusoma mu byanditswe byabo, bakabona ibyo avuga bitandukanye n'ibyo basanzwe bafite mu bitabo byabo. Twanabonye n'impamvu bitekerezwa cyane ko ibintu byinshi yagiye avuga yagiye abikura mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya bikuye muri Bibiliya. Tubona ko ibyo mu isezerano rishya uroye bimwe yabikuye ku witwa Waraka wari nyirarume wa Kadija, hanyuma aza kwemeza ko ngo ari marayika wamubonekeye ari marayika Gaburiyeli. Nabyo ubwabyo dukwiye kwibaza, nta na hamwe Korani ishobora kukwereka ko Waraka yigeze abona marayika Gaburiyeli, ukibaza ngo yabwiwe n'iki ko wabonekeye Muhamadi ari Gaburiyeli. Nabyo ubwabyo uhita usanga ko ari ikintu cy'ikinyoma kiri aho ngaho. Rero sinajya muri birebire cyane, ariko iyo ugenzuye uhita usanga ko Isilamu yo ubwayo yubakiye ku kinyoma. ari nayo mpamvu ituma mu buryo bigisha bakoresha ibinyoma byinshi cyane, bisaba umuntu gukoresha ubwenge bwe kugira ngo atege amatwi. Rero Sega hano amaje kutubwira neza yuko Bibiliya ngo irimo amagambo y'abantu n'amagambo y'Imana. Ngira ngo mu kiganiro hari ikiganiro dufite twakozeho tugaragaza ko no muri Korani ariko bimeze, harimo amagambo y'abantu n'amagambo y'Imana ya Allah, iyo ukurikije uko bivugwamo. Murabona ko hano turebye muri sura ya 31 aya ya 16 na 17, murabona ko hano dufite Allah niwe urimo avuga, kuko Sege yavuze ko Korani nta magambo y'abantu arimo. Ubwo hano reka tuvuge ko Allah ari urimo kuvuga. Turaza kubona ko avuga ngo mwana wanjye mu by'ukuri iyo niyo icyiza cyangwa ikibi cyagira uburemere, icyiza cyangwa ikibi ni ibyongerewemo, ntabwo ubundi biri muri Korani y'Icyarabu. Uburemere bungana nk'ubw'akanyampeke gato cyane biragize. Icyo nshaka cyane ni aka kantu kavuga ngo mwana wanjye. Niba aya ari amagambo ya Allah, bivuze ko Allah afite umwana, kandi turebye muri Korani bivuga ko nta mwana agira, ngo kubera yuko Allah nta mugore afite. Ibyo twarabibonye nabyo. Hanyuma aha murabona ko nanone Allah agaruka ku kuvuga ko hano avuga ngo mwana wanjye, bivuze ngo hano niba ari Allah urimo kuvuga, atari umuntu urimo kuvuga, bivuze yuko Allah agize gute, afite umwana. Kandi turabizi neza yuko nta muyisilamu wemera ko Allah abyara, nta nubwo anabyarwa. Iryo ni ihame rya Isilamu. Hanyuma ndumva ejo twaragerageje kureba nanone mu bitabo bitandukanye. Ngira ngo twarebye muri sura ya 27, niba nibuka neza, duhereye kuri sura ya 15 tuza kubona ikiganiro cyabayeho hagati y'uwitwa Suleyimane, ndumva ari Suleyimane nande na Ninswa, hanyuma n'inyoni yitwa Samusure, aho twasanze n'ubundi mu bigaragara nyuma yo kuvuga shahada inyoni yitwa Samusure yarahise iba Isilamu. Ngira ngo turebye kuri aya ya 15, kandi rwose twahaye ubumenyi Dawudi, uyu nguyu ni Allah urimo kuvuga. Hanyuma murabona ko ngo kandi Suleyimani yarazunguye, murabona ko ibi ni Allah urimo kuvuga. Hanyuma hano turabona nuko Suleyimani akoranyirizwa ingabo ze zo mu majini no mu bantu ndetse no mu nyoni. Murabona ko ingabo zari mu buryo butatu: amajini, abantu ndetse n'inyoni. Hanyuma twagera hano murabona ko kugeza ngo ubwo bageraga mu kibaya cy'inshishi, rumwe mu nshishi rukavuga ruti mwanshishi mwe nimwinjire mu buturo
bwanyu Suleyimani n'ingabo ze batabarimbura. Murabona ko aya magambo hano ni urushishi rwayavuze. Bivuze ko rero hano korowani irimo amagambo y'inshishi. Hanyuma aha tukabona ko nuko Suleyimani aramwenyura, asetswa n'iryo jambo, aravuga ati nyagasani wanjye. Aya magambo nayo uko muyabona hano nayavuzwe na Suleyimani, ntabwo ari amagambo ya Allah. Ibi nibwira ko Sege yagombye kuba abifiteho amakuru, ariko ku mpamvu tudashobora gusobanura, zishobora guterwa yenda nuko afite ubumenyi buke kuri korowani, azi ko korowani irimo amagambo ya Allah gusa. Nyamara hano murabona ko bigize gute bitandukanye. Murabona ko nuko agenzura inyoni maze aravuga ati ko ntabona samusure. Iyi samusure murabona ko hano avuga ngo ndayihana. Uyu ni Salomo. Suleyimani urimo kuvuga ngo bidatinze samusure iraza maze iravuga iti namenye ibyo utamenye kandi nje nturutse Isaba. Murabibona ko aya ni amagambo y'inyoni yitwa samusure. Ngira ngo twakomeza. Aha murabona ko harimo amagambo y'inyoni, harimo amagambo y'amagini. Hari igini ryitwa ifriti ritandukanye. Nkibwira ko rero ntabwo korowani irimo amagambo gusa. Hanyuma Sege avuze ko amagambo y'Imana yemera ari muri Bibiliya, amwe yatanzeho urugero ko ari ay'ukuri. Ni amagambo ari muri Yesaya igice cya 45. Reka tumwumve uko abivuga. Isa 45. Isa 45 umurongo waho wa gatanu. Umva amagambo y'Imana. Ni jye Uwiteka nta wundi. Umva, ni jye Uwiteka nta wundi. Nta yindi mana ibaho itari jye. Yego, komeza. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Yego, komeza. Kugira ngo uhereye iburasirazuba n'iburengerazuba bamenye ko ari jye nta yindi iriho itari jye. Uri kumva tawhidi bihaniye. Uwiteka, Ni jye Uwiteka nta wundi ubaho. nta wundi ubaho. Ayo ni amagambo y'Imana. Uzayikompara na iyo Yesaya. Ashwi. Niyo mpamvu naravuze muri Bibiliya harimo amagambo y'Imana n'amagambo y'abantu. Ndaripu. Okay, bakunzi bacu, ndagira ngo wowe unteze amatwi, nababwiye ko igihe cyose umuyisilamu yigisha Isilamu aguhaye referanse, jya ujyamo uyisome. Atubwiye ko amagambo y'Imana yemera ari muri Yesaya igice cya 45. Afashe yahereye ku murongo wa 5, ariko ubwo byibuze yemera icyo gice, reka tugende tujye kugisoma, tuze kureba icyo bivuga, kubera yuko bitewe n'impamvu z'ihame bagira ababigisha ryo gukoresha takiya, aho ukuri baguhishira bakigisha ibinyoma, bituma ukuri batakugaragaza. Ubwo yavuze iki gice rero cya Yesaya igice cya 45, reka tujye kugisoma, tuze kureba icyo kitubwira, hanyuma buri wese aze gukoresha ubwenge bwe atekereza, aze kureba niba koko amagambo yo muri Yesaya uko ari, tudafashe umurongo umwe, niba Isilamu yemeranya nayo, cyangwa se inyigisho zitangwa na Isilamu zihuye n'ibivugwa muri icyo gice. Reka duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Mana ya Isirayeli. Iri jambo buri wese akwiriye kugira gute uryiteho. Imana irimo kuvugisha Kuro utari umuyisirayeli, irimo kumuvugisha ni Imana ya Isirayeli. Hanyuma dukomeze ku murongo wa 4, haravuga ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo. Urumva ko hano
bibiliya iragaragaza impamvu imana ya isirayeli ihaye isezerano kuro. hanyuma kubw'umugaragu wanjye yakobo isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. aha ni imana ubwayo irimo kubwira uwitwa kuro. ndagira ngo mbabwire neza yuko kuro yari umwe, ndumva ari umwe mu bami bayoboye igice cy'abami cy'abami b'abamedi n'abaperse. abaperse ubu ngubu ni muri irani. hanyuma muri icyo gihe imana yamuhaye kwima ingoma, ariko igamije kuzamukoresha kugira ngo atume Yerusalemu hari harasenywe hasanwa. hanyuma rero hano niho imana yari yamusezeranya ko izashyigikira ubwami bwe. hanyuma mpereye ku mukuru umurongo wa 5 n'uwa 6 niho Sege yasomaga, ariko murabona ko imirongo ya mbere yayisize, n'iya nyuma ntabwo ayisoma. okay, aha uwa 5 aravuga ngo ni njye Uwiteka, nta wundi, nta yindi mana ibaho itari njye, nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi mana iriho itari njye, ni jye Uwiteka, nta wundi ubaho. ndagira ngo urebe hejuru. nitureba hejuru, imana yavuze ko irimo ivugisha uyu Kuro imuha isezerano, ni imana ya Isirayeli. hanyuma uyu munsi Sege imana yizera, imana yemera ko ariyo mana ye, ni iyitwa Allah. wakwibaza ngo iryo zina ryavuye he? dufite inshingano yo kugenzura ko imana ivugwa koko ari imana, ariyo mana y'ukuri, kubera ko ibyitwa imana ni byinshi cyane birimo na Allah. iyo tugiye mu bemeramana batandukanye, barahari benshi, kandi ibyo bemera nk'imana nabyo biratandukanye. ababudisite bemera Buda, abahindu bemera imana zabo, ngira ngo zitwa ni avatars, sinibuka neza, cyangwa ariko bagira nyinshi, bafite imana nyinshi cyane. hanyuma iyo tugiye kureba muri za Egypte za kera, bemeraga za Osiris, Isis n'ibindi. rero kuba umuntu yaje akakubwira ngo iyi mana ngo niyo mana y'ukuri, niyo mana ngo yaremye ijuru n'isi, ntabwo uramutse ufashe umuntu ashatse yafata n'igiti akacyita ko ariyo mana yaremye ijuru n'isi. so uyu muntu iyo avuze imana, dufite inshingano zo kugenzura tukareba ngo imana avuga ni iyihe, na Allah rero niko tugomba kugira gute kubireba. aha tubonye yuko imana irimo ivuga hano muri Yesaya ni imana ya Isirayeli, kandi igiye gushyiraho Kuro ku mpamvu z'umugaragu wayo Yakobo, ariwe Isirayeli yatoranije, ngo imuhamagara mu izina ryayo. bivuze ko iri zina Isirayeli rifite aho rihuriye n'izina n'izina ry'Imana. hanyuma ku bayisilamu icyo bahita birukanyiraho ni icyo kuvuga ngo aha nabyumvise ko bivugaho ngo aya magambo niyo arimo icyitwa tawhidi, cyangwa se ubumwe bwa Allah, kuba Allah ngo ari imana imwe. ibyo ntabwo turi buze kubitindamo. kuba imana yaba ari imwe kuri twebwe abakristo ntabwo ari ikintu waza ngo wumve ko ari ikintu uri buze kugira ko ari ikintu gikomeye cyane. iyo turebye muri bibiliya tukareba mu rwandiko rwa mbere rwa Yakobo, urwandiko rwa Yakobo, ndumva ari igice cya 2 nko ku murongo ngira ngo wa 18. Yakobo igice cya 2 ku murongo ngira ngo wa 18. reka turore. kuvuga yuko imana ari imwe, ntabwo ibyo ngibyo ari byo imana irambirijeho. imana abazemera bavuga ko ari imana imwe ni nyinshi, ariko ntabwo kuba wavuze yuko imana ari imwe ntabwo ari byo bigize gute bikanganye cyane, ntacyo bifasha. biba ari byiza kwemera ko imana ari imwe, ariko ntabwo ari cyo kintu gikomeye imana yitaho. n'imana y'u Rwanda abayemera gutyo ntabwo bavuga ngo imana z'i Rwanda, ahubwo bavuga ko ari imana y'iki, ari imana y'u Rwanda. ibi rero ku muntu
ku muntu ukeneye kumenya imana, ntabwo igikwiye kugukanga, igikwiye kugutera ubwoba, ntabwo ari ukuvuga ngo nizera ngo imana ngo zabaye nyinshi cyangwa nkeya. Oya. Hanyuma aha Yakobo duhereye ku murongo wa 18 mu gice cya kabiri aravuga ngo ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera ngeweho mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe. Urabibona, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo. Yakobo arakomeza aravuga ngo wizera yuko imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, kwizera yuko imana ari imwe rukumbi ni byiza, ariko hano aravuga ngo ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda umushyitsi. Murabona ko Satani nawe yemera ko imana ari imwe. So igikomeye ntabwo ari ukwemera yuko imana ari imwe. So mu kugenzura rero yuko ibyo ababigisha baba bavuga, ntabwo igifite umumaro cya mbere ari icy'uko wemera yuko imana ari imwe. Ibyo si byo bishishikaje imana yo mu ijuru. Imana ivugwa muri Bibiliya ntabwo ari byo bishishikaje. So dufite inshingano yo kugenzura niba Allah ibyo avuga ari ukuri. Ari nacyo ubu turimo gukora muri iki gice. Sege yavuze ko yemera ko aricyo kirimo amagambo y'Imana. Reka tugende ku murongo wa 6 wo muri iki gice. Uravuga ngo kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari jye. Ni jye Uwiteka, nta wundi ubaho. Ni jye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Jye Uwiteka, ni jye ukora ibyo byose. Wajuru we tonyanza n'ikirere gisandare gukiranuka kuva mu ijuru. Urumva ko igikomeye hano ni ugukiranuka kuva mu ijuru. Isi ni ikinguke babonemo agakiza, imeremo no gukiranuka. Urumva icyo Imana ikeneye ni ugukiranuka kw'abari mu isi. Jye Uwiteka ni jye wabiremye. Hanyuma hano akavuga ngo utonganye yamuremye azabona ishyano, kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti urabumba iki? Cyangwa icyo urema cyavuga kiti nta ntoki afite? Azabona ishyano ubaza se ati urabyara iki? Akabaza nyina ati utwita iki? Uwiteka uwera wa Isirayeli umuremyi we arabaza ati mbese mwangisha impaka z'ibizaza, mukantegekera iby'abahungu banjye n'ibyo nkoresha intoki. Ahangaha ndagira ngo mubirebe. Uwiteka hano niwe urimo kugira gute? Niwe urimo kuvuga. Uwiteka uwera wa Isirayeli, ya Mana ya Isirayeli, umuremyi we arabaza ati mbese mwangisha impaka z'ibizaza, mukantegekera iby'abahungu banjye n'ibyo nkoresha intoki. Urabona ko Allah, kuri Allah ntabwo twabonye ko Allah atemera ko agira abana. Imana itabyara, Imana itabyarwa. Iryo ni ihame ry'abayisilamu. Aha iyi Mana ya Isirayeli irimo kuvuga muri iki gice cya 45 muri Yesaya, yiravuga ko ifite abahungu. Iyi nitugendera kuri iki ngiki murabibona ko Imana yo muri Bibiliya ntawe ihure n'Imana yo muri Korani. Imana yo mu Bayahudi no mu Bakristo ntawe ihuriye n'Imana y'iki yo muri Islamu yo muri Korani na Sunna n'ibindi. Kubera yuko twarabibonye yuko Imana yo muri Islamu cyangwa se muri Korani, turebye ngira ngo sura ya 6 niba nibuka neza, aya y'101 urumva ariho Allah avuga yuko nta mwana agira. Allah avuga ko nta mwana agira ngo kubera ko nta mugore agira, nta mugore yigeze. So hano murabona neza yuko hano muri Korani haravuga ngo niwe muhanzi w'ibirere n'isi, ni gute yagira umwana kandi nta mugore yigeze? Niwe waremye byose, kandi ni nawe muremyi wa byose. Reka ngerageze kwegeranya aya magambo kugira ngo yenda umuntu abashe kuyasoma. Reka nzane na kariya kantuza kandi
yenda reka nakurura kugira ngo tuze kureba, ariko ndabona bikomeje kuba binini. Reka nkururemo hano. Twabonye ko ni aya y'ijana, aya y'ijana na rimwe. Umva ariko bimeze. Mwihangane gato kugira ngo ngerageze kureba ko amagambo yacu aza kugaragara yose. Turebye hano turabona ko tugiye kujya kuri aya y'ijana na rimwe. Aya y'ijana na rimwe ngiyi, murabona aravuga ngo niwe muhanzi w'ibirere, sibyo? Aha murabibona. Hanyuma tugiye kuzana noneho n'amagambo yo muri Yesaya. Amagambo yo muri Yesaya, reka kanda ko nkazane hano hafi kugira ngo buri wese aze kuba abisoma. Ntacyo, reka nkore ntya, hanyuma ngerageze muri Yesaya. Twarebaga ku murongo, murabona ko n'uyu murongo wa kangahe. Urabona ko Uwiteka none aravuga ngo iby'abahungu banjye. Umuremyi niwe urimo kubaza, akemera ko agira gute, afite abana, sibyo? Uwera wa Isirayeli, umuremyi wawe, arabaza ati mbese mwangisha. Reka nkore zoom out gatoya, hanyuma ibi nabyo mbyegeranye ngire ntya. Ndibwira ko hano buri wese abasha kuba yabisoma. Murabona ko twari turi ku murongo wa 11. Aravuga ngo Uwiteka, Uwera wa Isirayeli, umuremyi wawe, arabaza ati mbese mwangisha impaka z'ibizaza, mukantegekera iby'abahungu banjye n'ibyo nkoresha intoki. Hano murabona ko Imana yo ivugwa muri Bibiliya yemera ko ifite abahungu, ifite abana. Ariko hano Imana yo muri Korowani iravuga ngo ni gute yagira umwana kandi nta mugore yigeze. Bivuze ko kugira ngo Allah agire umwana ni ngombwa ko aba afite umugore. So aha Sege murabibona neza yuko ibyo avuga ntabwo akwiriye kubanza yamenya ko Imana yo muri Bibiliya ntawe ihuriye n'Imana yo muri Korowani. So nawe niba uri umu Islam, menya ko izo mana ziratandukanye, ntaho zihuriye. Umuntu ntagafata amagambo yo muri Bibiliya ngo ayitirire Allah, aba ari ikinyoma rwose cyambaye ubusa. Twakoresha uburyo bwinshi ndetse tuzakomeza kubikora, kuko nicyo tugambiriye, kugira ngo abantu bamenye ukuri ko Yesu yaravuze ngo nimuguma mu ijambo muzamenya ukuri kubabature, ngo kandi umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Aha rero murabona ko Imana yasezeranyaga ntawe ihuriye n'Imana yo muri Korowani. Imana yo muri Korowani ni Imana inejejwe no kugira icyubahiro cyayo gusa, iri mu ijuru. Ntabwo ibyo kuza kubana n'abantu bayo bifite icyo biyibwiye. Ariko Imana ya Isirayeli inejejwe no kuza kubana natwe, ikatubera umubyeyi, ikaba Imana yacu tugendana nayo. Imana itubwira ngo aha mwakosheje, nk'uko umubyeyi ahana umwana bikamugirira umumaro. Aha Imana ya Isirayeli, umukiza, ni ukuri niwe Mana yihisha. Murabona ko barakomeza kuvuga Mana ya Isirayeli n'andi magambo atandukanye. Rero bakunzi bacu, reka uyu munsi ngarukire hano, mbabwire neza yuko kumenya ibyanditswe bizatuma tubaturwa, kuko ububata bukomeye cyane dushobora guhura nabwo iyo tunavuga ibyitwa esclavagisme. Ububata bukomeye ni ubwo kubatwa mu bitekerezo. Iyo ubaswe mu bitekerezo, abantu bakuyobora aho bashatse. Ubu iyo tugiye kureba inyigisho z'ubuyobe zituruka kuri ibi bintu by'uko abantu batazi icyo ibyanditswe byabo bivuga. Ku Mana yacu igikomeye, Imana y'Abayahudi, Imana y'Abakristo, igikomeye ni ukugerageza, ni ugukora ibyo gukiranuka.
kandi ibyo gukiranuka yashyizeho imirongo. Iravuga ngo ntugasambane, ntukibe, ntukiremere ibishushanyo bibajwe, ntukabyikubita imbere, n'andi mategeko atandukanye. Uko bigomba gukorwa abahanuzi bagenda baza babisobanuraho. Yesu nawe araza agerageza kubisobanuraho. Rero umwana natubatura nibwo tuzaba tubatuye by'ukuri. Wowe ukurikira ibiganiro byacu ndagushimiye, nkomeje kugushimira. Ngusaba kandi ko rwose mukomeza kuduha ibitekerezo kugira ngo turusheho kunoza ibiganiro tubagezaho, hanyuma binaduhe n'ibindi bitekerezo bituma turushaho kwaguka mu mikorere. Ikindi, kora share, kora subscribe, kora niba unabona hari abandi ushobora kubigezaho, hari YouTube channel ufite, rwose kora download wongere uploading ibyo ngibyo hano kuri uyu muyoboro wacu. Nta kibazo tubifiteho. Ntabwo icyo tugamije ari views, ahubwo icyo tugamije ni ukugira ngo abantu twige, abantu bamenye ukuri, kuko ukuri niba kumenya kuzaba batura. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha Imana ibahe umugisha. Ab'iki gihe bakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kurikira YouTube channel yacu umenye ukuri kwa Korani, Suna na Bibiliya. Erega kutamenya birica. Kurikira ibiganiro byacu, kanda like, ukore subscribe ndetse ukore share kugira ngo ubisangize abandi.